Yes, muraho neza. Uyu munsi ndaje ngo tuganire ku rugendo rwa Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo muri Lubumbashi no mu bindi bice by'igihugu, ubwo abayobozi bari kuvuga ko uru rugendo rwa rugamije ikintu kimwe gikomeye, kwegera abaturage no gutanga ibisubizo ku bibazo bibugarije. Muri urugendo hari ubutumwa bwagarutsweho cyane perezida n'abaturage, ni ukuvuga umuyobozi ugera ku baturage be akumva ibibazo byabo, akareba ibibazo by'umutekano, ubukungu, imibereho myiza ndetse n'ubutabera. Ariko se ni iki nyirizina cyaranze uru rugendo? Nibe ibibazo byaganiriweho kandi nize impinduka abaturage ba Hong Katanga bashobora kwitega nyuma y'uru ruzinduko? Reka tubisesengure byose, nawe ngusabe kujya hasi ari subscribe ugakanda ubundi tugakomeza kubana 5 kuri 5. Le président Enson, ibyo ni bimwe mu biri kuvugwa n'abantu benshi ari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uko abayobozi babitangaje, igisubizo cya mbere Perezida Tshisekedi yazanye ni ukuboneka kwe ubwe imbere y'abaturage. Le président des peuples cyangwa se perezida w'abaturage, mwabonye ko nako kazina bamutazire nkuko muri kubibona aho kuri screen zanyu. Iyo umuyobozi mukuru w'igihugu ageze mu gace runaka, ntabwo ari urugendo rusanzwe gusa, ahubwo ni uburyo bwo guha abaturage icyizere. Mu bice bitandukanye perezida yasuye, abaturage bamwakiriye mu buryo bugaragaza ko bashaka guhura n'umuyobozi wabo no kumugezaho ibibazo bafite. Abayobozi bavuga ko abaturage batari bakeneye amagambo gusa, ahubwo bashakaga kubona umuyobozi ubwe ubegereye. Kuri bo kuba perezida ahari ni ubutumwa bw'umutekano, ubwize ndetse n'ubufatanye hagati y'ubuyobozi n'abaturage. Umutekano wo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni kimwe mu bintu bikomeza kugenda bigarukwaho cyane ahantu hose hari umutegetsi wo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyangwa se n'ahantu hari perezida nyirizina. Ero kimwe mu bikorwa bikomeye byaranze uruzinduko rwa Perezida Lubumbashi ni inama y'abayobozi bakuru b'umutekano. Iyi nama yibanze ku kureba uko ikibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gihagaze magingo aya. Yitabiriwe n'abayobozi bakuru barimo abashinzwe ubutegetsi bw'igihugu, ingabo ndetse n'abandi bafite uruhare mu gucunga umutekano. Ikibazo cy'intambara n'imitwe twaje intwaro mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kimaze imyaka ari kimwe mu bibazo bikomeye igihugu gihanganye nabyo. Niyo mpamvu iyi nama yari igamije kureba ingamba zafatwa kugira ngo ibikorwa byo kurinda abaturage bikomeze, ariko kandi umutekano ntugarukire ku ntambara gusa. Niyo mpamvu perezida yaganiriye n'abayobozi b'intara zigize Katanga ya kera ku mutekano wa buri munsi w'abaturage. Ubugizi bwa nabi mu mujyi. Mu biganiro byahuje perezida n'abayobozi harimo n'ikibazo cy'umutekano mu buzima busanzwe, ni ukuvuga ibibazo by'ubugizi bwa nabi mu mijyi nka Lubumbashi, Kolwezi, Kamina ndetse na Karemi muri Tanganyika. Ibi ntabwo ari ikibazo cya gisirikare gusa, ahubwo ni ikibazo kigira ingaruka ku buzima bwa buri munsi bw'abaturage. Abayobozi basabwe gushyira imbaraga mu kurwanya ibikorwa bihungabanya abaturage no kongera icyizere mu nzego z'umutekano. Ubutumwa bwatanzwe nuko umutekano w'igihugu ugomba gutangirira no ku mutekano w'abaturage usanzwe. Kwiyongera k'ubukungu rero n'ibiribwa nabyo ni bimwe mu bintu by'ingenzi byagarutswe muri uru ruzinduko. Ku ruhande rw'ubukungu, uruzinduko rwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo rwagaragajwe nk'urufite uruhare mu gukemura ibibazo by'abaturage. Kimwe mu byavuzwe cyane ni ikibazo cy'ibiribwa, cyane cyane ibigori. Mu myaka ishize Lubumbashi n'utundi duce twahuye n'ibibazo byo kubona ibigori, cyane cyane bitewe n'ibibazo bitandukanye bagiye bahura nabyo. Ubwo ni ikibazo nyine cyane cyabagoye, kibazo bahuye nacyo bitewe n'ibibazo by'itangwa ryabyo biturutse mu bihugu bituranye nka Zambia ndetse na South Africa cyangwa se Afrika y'Epfo. Ariko abayobozi bavuga ko icyo kibazo cyagabanutse cyane, kuba ibiribwa biboneka neza bifite aho bihuriye n'imibereho myiza y'abaturage. kuko ubukungu ntabwo ari imibare gusa, ahubwo ni uburyo abaturage babona ibyo bakeneye buri munsi
uburenganzira ku buzima n'ibitaro nabyo ni bimwe mu byagarutsweho. Ikindi cyagarutsweho nyine ni mu rwego rw'ubuzima. Mu rugendo rwe perezida yafunguye ibikorwa by'ibitaro bigezweho, byavuzwe ko ari bimwe mu bikorwa bikomeye byubatswe muri Autikatanga nk'uko mwabonye kuri screen zanyu. Abayobozi bavuga ko nyuma y'imyaka isaga 50 abaturage babonye ibikorwa bishya bitanga icyizere mu rwego rw'ubuvuzi. Ibi bigaragaza ko iterambere ridakwiye kurebwa gusa mu mihanda n'inyubako ahubwo no mu buzima bw'abaturage. Perezida Tshisekedi kandi yashimangiye ko ubutabera ari imwe mu nkingi zikomeye mu miyoborere ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kandi kubaka inzego z'ubutabera ziri hafi y'abaturage ni kimwe mu byihutirwa. Iyo igihugu gishaka kurwanya ubugizi bwa nabi, ruswa n'ibindi bibazo, ubutabera bukora neza ni ingenzi. Niyo mpamvu ibikorwa bishya mu rwego rw'ubutabera byagaragajwe nk'ikimenyetso cy'ubushake bwo kugira ubutabera buboneye kandi bwizewe. Uko muri kubibona kuri screen zanyu, numwe mu bayobozi n'undi bari bahari ni Patrick Muyaya, ni minisitiri w'ikoranabuhanga n'itumanaho ndetse akaba n'umuvugizi wa guverinoma. Rwose ni Patrick Muyaya yarari gusobanura byinshi ku rugendo rwa nyakubahwa Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho baganire ku bintu bitandukanye bifitiye abaturage akamaro, harimo no kubijyanye n'umutekano wo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kuko biragoye ko wavuga kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo utavuze ku mutekano uriyo, umutekano muke bitewe n'ibibazo bitandukanye bifitanye isano n'intambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ahubwo bifitanye isano n'intambara ya mbere ya Kongo ndetse n'intambara ya kabiri. Ubwo ni ibibazo bifite imizi kuhashize ha Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuva muri za 1996. Ubwo nabyo tuzakomeza kugenda tubigarukaho. Ibyo byose nibyagarutseho ku bucuruzi, ku buzima, ubutabera, byose ubona ko nibifitiye akamaro Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aho ngaho urabona ari ni ku kigo cy'ubuzima cyafunguwe hariya, urabona aho ngaho ni inganda z'amazi, urabona ko ni ibintu byiza, ni ibintu biteye amabengeza. Ubwo rero ngo nuko bimeze, reka mbashimire cyane, mukomeze kuryoherwa na gahunda za The Quick Times News. Amahoro n'imigisha Nyagasani atanga bikomeze bibane namwe mwese, kandi nkomeje kubifuriza intangiriro nziza za Nyakanga, ngo dukomeze kubana muri gahunda zitandukanye. Kandi subscribe nimba utarakanda subscribe.